akadomo.com ivuga ko u Rwanda rwatangiye gahunda yo guhagarika imiyoboro ya 2G na 3G. Iyo nkuru irakomeza ivuga ko leta y'u Rwanda yatangije gahunda yo guhagarika mu byiciro imiyoboro ya telefoni igendanwa ya 2G na 3G mu rwego rwo kwihutisha ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho no guteza imbere itumanaho ryihuta kandi ryizewe mu gihugu. Minisiteri y'ikoranabuhanga na inovasiyo ICT niko yitwa yatangaje ko serivisi za 3G zizahagarikwa mu gihugu hose bitarenze kuwa 30 Kamena 2027 mu gihe gahunda yo guhagarika 2G iyo izashingira ku isuzuma rizakorwa nyuma y'icyiciro cyo guhagarika 3G. Iri suzuma rizareba uko imiyoboro ya 4G igeze ku rwego rwo gutanga serivisi zihagije mu gihugu, niba itumanaho rikomeza gukora nta nkomyi ndetse n'urwego rw'ikoreshwa ry'ibikoresho bihuye n'ikoranabuhanga rishya. Guverinoma ivuga ko guhagarika 2G na 3G bizafasha abatanga serivisi z'itumanaho gukoresha ubushobozi bw'imiyoboro mu kwagura no kongera ubushobozi bwa 4G mu gihe kiri imbere, ndetse hakanongerwa n'ikoreshwa rya 5G. ICT ivuga ko iyi gahunda izatuma abakoresha serivisi z'itumanaho babona internet yihuta, amajwi yumvikana neza n'itumanaho ridacikagurika, ndetse serivisi zirimo mobile money, serivisi za leta zitangira kuri internet, uburezi n'ubuzima zikagenda zishingira ku miyoboro igezweho. Muri uyu mwaka 2026 hazakorwa igerageza ryo guhagarika serivisi za 3G mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu mbere y'uko zihagarikwa burundu mu gihugu hose. Iri gerageza rizajyana no gukomeza kwagura aho 4G igera no gukurikirana urwego rw'imyiteguro y'abaturage n'abatanga serivisi. Abaturage basabwe kugenzura niba telefone na SIM card bakoresha bishobora gukoresha imiyoboro ya 5G ndetse na 4G. Uzabigenza ute rero? Niba ufite MTN ushobora gukanda akanyenyeri 456 akanyenyeri rimwe akadirishya kugira ngo rero niba SIM card yawe ari ya 3G cyangwa 4G. Mu gihe niba ufite Airtel ushobora gukanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 5 akanyenyeri 4 akadirishya kugira ngo ukore iryo suzuma nawe urebe SIM card yawe ni 3G cyangwa ni 4G. Biteganyijwe rero ko abatanga serivisi z'itumanaho bagomba kumenyesha abakiriya bafite ibikoresho bishobora kutazongera gukorana n'imiyoboro mishya kugira ngo babashe kuvugurura telefone zabo, SIM card cyangwa byombi. Leta kandi yasabye ibigo by'ubucuruzi n'inzego za leta gukomeza kwiteguriza impinduka, by'umwihariko abakifashisha system zishingiye kuri 2G na 3G mu bikorwa birimo mobile money, kwishyurana, serivisi z'amazi n'amashanyarazi, ubwikorezi, ubuzima, umutekano ndetse na serivisi za leta. ICT n'urwego ngenzuramikorere RURA bavuze ko bazakomeza gukorana n'abatanga serivisi z'itumanaho, inzego za leta, abikorera n'abaturage, ndetse bagatanga andi mabwiriza uko gahunda yo guhagarika 2G na 3G izagenda ishyirwa mu bikorwa. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye.